no kumbaje ngo ndasa neza nkurikije n'ibyo ndi gucamo kandi nkaba nsa neza urumva ni impano ikomeye cyane. Ikindi rero cya gatatu ari nacyo gihebuje byose ni ugukunda umuntu uzi ko nawe gukunda akakubeshya ukihangana aho umenye ko yakubeshye ariko nabyo ntabiha agaciro. Urabona sizi se zirasa. Iyi ngiyi rero niyo umugabo wanjye yanyambitse yanyambitse nyine rwa nyarwo. Iyi ngiyi iri mu rutoki rwa nyarwo. Hanyuma iyi ngiyi yari y'umugabo wanjye wanyambitse nyine yarayiyambuye agiye arayinsubiza. Urumva giyewe nashatse umugabo ari Imana imbwiye ko impaye umugabo. Hanyuma rero umuntu Imana yampaye akuramo impeta arayinsubiza. Oya ariko zawa uretse gatoya. None se ubwo mu by'ukuri ni Imana yabivuze cyangwa? Imana yari yambwiye ko impaye umugabo ibinyuza no mu bakozi batandukanye bayo abahanuzi. Nari mara imyaka 3. Twasezeranye 2021. Imyaka 3 byose yari irimo. Nanjye naremeye nyine umugabo turashakana. Mukora ubukwe bibi rwose. Cyane ko ibyo namusabye byarabyemeye, yemeye ko dukora ubukwe tugashyingirwa akaza no mu itorero ryanjye. Umugabo wanjye bari basiga bamwita pasiteri nanjye bakanyita mama pasiteri. Oya se. Umugabo bamwitaga pasiteri bakakwita mama pasiteri. Kubera ukuntu nyine dukunda gusenga. Nawe yakunda gusenga. Twayega tujya gusenga mfasha akaboko. Mwaje n'ishakoshi. Oya se. Asezaho ibyo bintu uwo muntu wabikoraga yaratinyutse kuremeta ari gusubiza. Ngiki yarayinshubije. None nyigera ku kazi telefone iramamagara. Maze kumamagara ndayitaba. Aravuga ati se ni Zawadi, ndavuga nti yego. Ati se uzi ko umugabo wafunzwe? Ndavuga nafungiye he? Ngo ari hano kuri station ya police Kimisagara. Yari kuri RIB Kimisagara. Ndavuga ni kwa General Yesu. Ese umugabo wanjye yakoze iki? Amuri barabatire kanze ndebe mu gitabo muri machine abantu bafunzwe ejo. Aho abantu b'abagabo bafunzwe ejo arandebera ambwira arambaza ati umugabo witwa nde? Ndamubwira ati ati tuse n'umugabo nti ati ati niwe wasezeranye n'umugabo ufite undi mugore. Ato ni kwa General Yesu. Ngiye umugabo wanjye afite undi mugore. Ati komanda. Ati niwe mudamu batubwiye ukunda gusenga. Ati ntabwo nari nzi ko ari wowe. Ati umugabo wawe afite undi mugore. Ati use mukeba uramuzi? Ndavuga ati ntabyo nzi nuko afite umugore ntabyo nzi. Ngenzi ko umugore umugabo wanjye ari giye wenyine. Mita nibaza ku Mana, ngiye nahise nibaza ku Mana cyane. Nahise nibaza ku Mana. Ndavuga nti ko nzi ko abashakanye ari babiri dusezerana twabwiye ko batandukanywa n'urupfu. None umugabo wanjye nimba afite undi mugore basezeranye, ngewe se ndi urupfu nje gutandukanya abantu babiri? Ati cyo kora munaziranye n'abantu. Ati hano amaze kuzaho umugabo afungiye abantu bambaye utumwijosi. Ati haje abantu rwose biragaragara ko muri abakristo. Ati haje abantu b'abakristo gusa. Ati batubaza icyo umugabo afungiye atari ku mugabo. Yaratubwiye ngo ntituzamuvugira inkuru kimuvuge ngo azajya kivugira. Mukibanjye yari afite amahane kuva nabaho, ariko nkamwumva ngiye nkicecekera. Yari afite amahane ntabwo ashaka kuvugana nanjye. Umugabo wanjye rero yangeze imbere amera nk'inkoko bamennyeho amazi. Kundeba arabitinya, mbese kumvugisha akareba hasi. Urumva we nta nagatanya bari bafite? Ntayo ariko ngo bari kuyisaba. Ntayo byari biri mu nkiko cyokora. Byari biri mu nkiko. Nibyo umugabo yanyeretse. Nta barabutashye mabukwe yari ahari rwose. Namuhaye igiseke mu impano umukobwa hanyirabukwe. Data bukwe yari ahari namuhaye inkoni mwambika ingofero impano umukobwa haseye bukwe narazitanze. Muramukaze wanjye yari ahari. Kandi byose bari babizi ko umuntu bari babizi boko
umuhungu wabo afite undi mugore ngo namufashe ari kunca inyuma kandi nabwo sibwo budutandukanyije naramubabariye nabyo naramubabariye naramufashe gutya amaso ku maso mu nzu aho tuba mu buriri n'abaturage barabizi ndangura ibyo ndangura ngaruka mu rugo guhindura imyenda nibwo nasanze ari kunca inyuma saa moya za mu gitondo. Saa moya ariko yari yaharaye nawe ngo nagiye saa 10 ngo aza mu masaa 11 ubwo rero nibwo nasanze umugore ari mu nzu mu cyumba. Satani yangambaniye rwose byumve bari bacyambaye n'ubusa. Ubuse wumva ukuntu Satani afite imbaraga. Iyo mpeta umugabo yaje kuyigusubiza gute? Wasanze yayigusigiye umunsi agenda? Nkoya yarayimaye gutya turebana. Yiguherehe. Ibintu byaracyo bakomeye cyane kubugarutse ku bana twanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye aho wabiherere hose ushobora kuba dukurikirana mu Rwanda cyangwa usanze igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugubwa neza kana amahoro y'Imana abane nawe. Kuri kamera turi kumwe na Zawadi. Zawa makuru. Utamakuru ni meza. Bukeye. Bukeye. Ariko ndabona bukeye urasa neza. Ni ukubera Imana. Kubera Imana. Imana ni ituma usa neza. Ni ibikora bikagenda neza. Gute rero dusobanura ukuntu Imana ibyo bintu bikora. Hanyuma Imana iyo yakugize mwiza uba mwiza. Ntago waba mwiza Imana itabigizemo uruhare. Yego. Aha, Zawadi cyangwa se Chantal. Harya Zawadi batuwe ko byavuye mu kubera mu Bayisilamu, kuba mu Bayisilamu. Yego. Kuki ari ryo ryakomeje kuvugwa cyane? Zawadi ni izina ryanjye navuga ko ari ry'amateka. Kubera ko naryo nakubwiye ubushize ko naryo rifite ubuhamya bwaryo. Yego. Niyo mpamvu rero kubera ko abantu benshi barinze no kurireka biragoye. Abantu nyine bakeka ibindi byatumye mpindura izina. Niryo zina abantu bazi cyane. Ubundi abandi nk'iyo bakijijwe usanga bahita bahabwa amazina cyane cyane y'aba bantu baba bazwi cyane muri Bibiliya ba Esteri bande, ariko we biratangaje kubona wariswe Zawadi yego nubwo warifashe utarakizwa ariko rikakuguma ahubwo Imana ntiguhindurira izina nk'uko abandi batubwira ko bahinduriwe amazina. Nubwo naryiswe ngiye kuba umusiramu ryo risobanura naryo nararikunze. Yego. Risobanura iki bundi Zawadi? Zawadi giswe risobanura impano. No mu Cyongereza ni gift. Gift ni impano. Ubwo rero umva Zawadi ni izina ryiza ndi impano. Yego. Impano. Impano. Wavuze uti izina reka nemere ndigumana. Ndi impano kuko niyo ndibimbaho nsanga ndi impano. Zawadi bisobanura ukuntu rango ibikoho byose ubona ari impano. Ndi impano no muri nge harimo impano. Niyo mpamvu Zawadi ndikunda. Zawadi ibikoho byose ngo ni impano. Ibyinshi mbona ari impano. Kuko hari nose nibibazo nabyo biba ari impano ugahabwa impano y'ibibazo. Ni impano y'ibigeragezo kugira ngo bikomeze abandi. Nubinyura mu kihangana. Hanyuma ubibwira abandi nabo bibakomeze. Urumva ni impano. No kumbaje ngo ndasa neza nkurikije nibyo ndi gucamo kandi nkaba nsa neza urumva ni impano ikomeye cyane. Mbega muri make ufite ni impano bura yo kwihangana. Ngiye nyuma ya kamera nkurikije ibyo wambwiye yego ratubwiye uti ibyo ndi gucamo ni bake bashobora guhita babyihangana reka ariko mvuge bakaba bafite guhita babyakira. Ni impano kwihangana ni impano. Impano ikomeye cyane. Ni impano ikomeye. Zaba kuva wizi uzi ubwenge iyo mpano wari uyifite yo kwihangana cyangwa wabyakiriye aho wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza? Kuva kera hari utuntu twagendaga tungaragaraho kuva nkiri muto hari ibintu byagiye bingaragaraho nyine ariko umuntu nabisobanukirwe. Ariko nabwo aho nkuriye ndatekereza nsanga kwihangana n'impano yanjye. Ni impano yanjye kuva kera. Nk'urugero mvuge nk'akantu gatoya nanyuzemo nkiri mutoya ngasanga naho harimo impano. Kera ngiye naburanye n'ababyeyi banjye.
mburana n'ababyeyi banjye ahantu badutoraguye badufashe turi abana 3, 2 bananirwa kuhaba ariko jyewe ndabishobora kubera ko aho hantu badutoraguye badukoreshaga imirimo ikomeye cyane. Twajyaga gutashya ahantu hitwa mu bisi, ahantu mu misozi habamo n'inzoka. Hanyuma abo bana rero barabinanirwa kandi twarazinduka kujya gutashya inkwi za mu gitondo zahubutse hejuru mu biti. Rero nkurikije n'ukuntu aho hantu naho nahabaye, abo bana barananiwe kwaba bakajya bambwira ngo tuave twigendere, ngiye nkahaguma kugeza ababyeyi banjye bongeye kumbona. Urumva ako kantu no kwihangana n'impano yanjye kandi nibyo. Okay, ubwo nibyo rwose nibyo. Ako nakambayeho kera nkiri mutoya. Hari n'ibindi rero byagiye bimbaho nkuze. Zawa nk'ikintu cyakubayeho gikomeye ukavuga uti Mana rwose ahangaha menya nutankomeza ndabivamo, ni igiki kugira twemere ko iyo kintu rwose ari Ivo dumbajije kimwe ariko reka nze nkubwire ibintu 2 cyangwa 3 muri make. Yego. Ikintu cya mbere cyambayeho gikomeye nakivuze no mu buhamya bw'ahahise hanjye ubwo mperuka gutanga. Ikintu cyambayeho gikomeye ni ukwihangana nkavuga ubuhamya bw'ibyaha byanjye. Nicyo kintu gikomeye nkemera ko nabaye umujura wiba abana. Urumva ni imbaraga zikomeye. Urumva uko nabwo ni ukwihangana nkashinyiriza nkatanga ubuhamya. Urumva icyo kintu no kwihangana. Uretse ko uyu munsi atari bwo nje kugarukaho, nje kuvuga ku kindi gikomeye cyambayeho. Wena mbere ko tukinjira icya kabiri, cyetse niba aricyo cya kabiri urugeze. Ko ari byinshi. Waruvuze ko ugiye kutubwira 3. Icyo ni icya mbere. Icyo ni icya mbere cyuko natanze ubuhamya bukomeye. Yego. Bukanangiraho n'ingaruka nyinshi zikomeye. Yego, birimo no gusezererwa ku kazi. Birimo no gusezererwa ku kazi. Hanyuma ikindi cya kabiri ngiye kuvuga cyambayeho apana icyuzi. Ikindi cyambayeho ni cy'ukuntu nafunzwe nkasiga inzu yanjye ikinze. Icyo gihe harimo umwana ari mu nzu cyamaye. Icyo gihe yari umwana ungana iki? Bebe yari mutoya icyo gihe. Seni yari afite nk'amezi 9. Yari afite amezi 9? Yari afite amezi 9 ariko kubera ko bamfatiye hanze banga ko nsubira kwinjira mu nzu. Nkajya mvuga ko mfite umwana mu nzu bakanga kubyemera, bakavuga ngo ni imitwe yo kugira ngo mbacike. Urumva icyo gihe nabwo nari ndi muri gereza nkajya nirirwa ndira. None se byaje kurangira umwana avuyemo gute? Nyine nasabye ubufasha, baratelefona, hanyuma mu rugo baraza mbaye imfunguzo bajya kumukuramo. Ako umuntu utarakumvisha nawe rero. Urumva icyo gihe nabwo nari nkeneye ubufasha ariko ndabubura nabwo ndihangana. Ikindi rero cya 3 ari nacyo gihebuje byose ni ugukunda umuntu uzi ko nawe gukunda akakubeshya ukihangana aho umenye ko yakubeshye ariko nabyo ntabiha agaciro. Uri kumva icyo kintu? Gukunda umuntu akakubeshya aho umenye ko akubeshye ukamubabarira ariko ntabiha agaciro. Zawa reka twinjirira aho hantu kuko ngewe mu gikari wamaze kubimbwira. Niba abantu bari kubireba neza ngira uzamura ako kaboko. Niba abantu bari kubireba neza wambaye impeta 2. Zimeta rero wambaye impeta 2. Nge nabanje kugira ngo ni zimwe z'imirimbo kuko hari abantu bambara impeta z'imirimbo kuba bikunda, ariko waje kumbwa ko atari imirimbo kuko izo mpeta zombi na alliance. Urabona sizisa se? Zirasa.
iyi ngiyi rero niyo umugabo wanjye yanyambitse yari iri mu yanyambitse rutoki nyine rwa nyarwo. iyi ngiyi iri mu rutoki rwa nyarwo. hanyuma iyi ngiyi yari iy'umugabo wanjye wanyambitse nyine yarayiyambuye agiye arayinsubiza. umugabo wanjye agiye kuguta arayigusubiza. yego. Zawa, kuki wahisemo kuzambara zombi? Ntabwo turinjira mu bwongo bwo mu buhamya. Kuki wahisemo kujya uzambara zombi? Impamvu nahisemo kwambara zino mpeta nuko numva ari igisobanuro gikomeye cy'ubuzima bwanjye. Urumva giyewe nashatse umugabo ari Imana imbwiye ko impaye umugabo. Hanyuma rero umuntu Imana yampaye akuramo impeta arayinsubiza. Oya ariko Zawa, uretse gatoya. None se ubwo mu by'ukuri ni Imana yabivuze cyangwa? Imana yari yambwiye ko impaye umugabo ibinyuza no mu bakozi batandukanye bayo abahanuzi. None se Zawa, abahanuzi ubwo ntibakubeshye kuko impamvu ngibaza ese Imana ishobora kuduha ibintu bituma tubabara? Kuko uyu munsi niba utubwira uti ngewe umugabo namuhawe n'Imana ariko uyu munsi umugabo yagusubije impeta, uwo muntu yari yaje aturutse ku Mana. Ongeraho ngo yaranantaye wivuga ngo yacubije impeta. Rega kugusubiza impeta bino bivuga kuguta. Ongeraho ngo yarayinshubije arananta aragenda. Nose ubwo mu by'ukuri uwo muntu yari yavuye ku Mana cyangwa yari yavuye ku marangamutima yawe cyangwa se ku marangamutima y'abo bahanuzi? Ntabwo ari amarangamutima ya Zawadi. Ubwo n'ay'abahanuzi rero nabo sinabashiraho urubanza kuko buriya hari igihe Imana ikora ikintu bitewe n'impamvu. Hari igihe ikora ikintu bitewe n'impamvu. Ikaba yashaka kukwigisha se? Yego. Nabyo. Ariko Zawa, none se Imana kuki itakwigishiriza kuri uwo mugabo koko ariko mukagumana atari mu kwigishirizaho yagutaye? Kize niba uvuga uti yantaye by'igihe gito yazagaruka. Oya ntago nabihamya. Ibyo byo ntago nabihamya ngo mvuge ngo yantaye by'igihe gito azagaruka kubera ko icyambere kishobora kunyemeza ko atazagaruka cyangwa niyo yagaruka bigoye ko nabyemera. Yaranabigerageje wenda kuba yashaka kugaruka ariko nkurikije ibyo nabonye mbere yuko anta numva ntago ari umugabo wo kwizerwa. Numva nyine umutima wanjye yarawubabaje cyane ntago ari umugabo wo kwizerwa. Kuko urumva wenda nubwo ntabikubwiye umugabo wanjye yarafite undi mugore. Anyway, Zawa, reka twinjiye mu buhamya neza noneho. Reka dutangire. Umugabo uti reka duhere kuri ubwo buhanuzi. Baraguhanuriye nawe bigiyemo murakundanye mukoze ubukwe. Mugiye mu rugo murabanye. Ngira ngo nibe ntibeshye mwamara imyaka isaga 3. Yego. Nkurikije ibyo yaduhaye tubwiye mu buhamya bwatambutse. Yego. Mwari mara imyaka 3. Twasezeranye 2021. Imyaka 3 byose yari irimo. Aha ngaho gufatira aho ngaho rero. Ese ubundi mbere yuko mubana mbere yuko abahanuzi babahanura ko mugiye kubana mwari mwarabanje gukundana cyangwa mwakundanye ari uko abahanuzi bamaze kuvuga? Kubera ko ngiye nyimara gukizwa nakunze gusenga cyane. Ninjira mu bintu by'Imana ndabikunda kuruta uko nakunda ibindi ibintu byose. Rero nje nago navuga ngo nakundanye nawe naba mbeshye. Nago umugabo wanjye twakundanye kubera ko nge nasengaga nsaba Imana ubugingo buzima, nsaba Imana agakiza kazima gafatika karimo imbaraga n'intsinzi. Hanyuma uko ngiye gusenga Imana ikavuga ngo nguhaye umugabo, uko ngiye gusenga nguhaye umugabo. Abahanuzi bakampanurira umugabo, nkajya mbwira Imana ese Imana ko ngewe nza gusenga nisabira ubuzima agakiza kazima ubugingo buzima, nsaba imbaraga mu mwanya wanjye ndimo wo gusenga, nsaba ibi ntunga n'abana banjye ko mfite abana. Ngiye umugabo wanjye twashakanye mfite abana banjye. Nubwo ntabyaye abantu babyumve ngiyewe mfite abana babiri. Ntago ari abayo mu nda ariko bafata nk'abana bawe bwite. N'abana banjye bafata nk'abana banjye. Kuko aho hantu naho ndahagera nkatangarira Imana. Kurumva mu buhamya bwanjye bwahashize ngiye wundi nibye abana babiri. Uwa mbere nibye yari umuhungu. Uwa mbere nibye upfuye yari umuhungu. Turamushyingura. Uwa kabiri nibye muzima yari umukobwa.
none nyuma urumva nabwo mfite abana babiri umuhungu n'umukobwa. Ibyo bintu nabyo mbitekereje nsanga harimo igisobanuro ntajya nshyikira. Urumva abana nibyo ni babiri, umuhungu n'umukobwa, nabo Imana yampaye nta ruhare mbigizemo ndera, ni babiri, umuhungu n'umukobwa. Ubwo rero urumva ngiye no mu kujya gusenga nabaga nsaba ibidutunganye n'abana. Kuko bano bana banjye ntago navuga ngo hari ubufasha runaka bubafasha. Ntago navuga ngo niwe wirwanaho buri kimwe cyose. Ni nkaho ari jye wirwanaho. Ni nkaho ari jye wirwanaho niko navuga. Wenda kano gatoya k'agakobwa kubera ko mfite n'impapuro zako zo muri leta z'uko ngafite, ariko kubera kubona ubufasha bisaba guhora ugenda, ni ukuvuga ngo ntago navuga ngo mbona ubufasha bufatika buhagije kuko bigusaba umwanya wo kujyayo, wo kugenda jya nkari nk'igihe nasabye ubufasha hambere hanararwaye cyane noneho n'indwara ndwaye zirayoberana kwa muganga, kugezaho kwa muganga hari Nyarugenge bashatse kunaransifera Indera. Kiyo transfer yo kunjyana Indera kwa muganga bayivugagaho nkabyumva, hanyuma Imana insohorayo mu bitaro, yohereza abakozi bayo, abantu benshi tugiye dusengana nabo muri korari, ituma abantu nyine baza kunkura mu bitaro, nsezera ibitaro, ariko ibitaro bitansezereye, naciye no mu cyuma, indwara zanjye zirayoberana, nari ndwaye nyine ibintu bidasobanutse, ari byo ngubwira ngo nuko ndeba iyi sura mfite ni Imana. Mfite ibintu ndarandwana nabyo utamenya ngo nibiki, nkabyuka ngasenga, mbese ngazenguruka inzu ngasenga, nkumva ibintu bidasobanutse, ibiniga ibigira gute, ibintu byinshi bidasobanutse. Hambere ho nsigaye meze nk'ufite inzoka ndwana nayo buri joro najya kwifata sinyibona, buri joro inzoka ndwana nayo najya kwifata ndasenga ndakijijwe. Ibyo mvuga inzoka ni umuriganya rero, ibyo mvuga ni ukuri. Iyo nzoka ndwana nayo nkasenga, najya kwifata nkayibura, nasubira kuryama inzoka ikaza ngasenga, inzoka yambayanye inzoka munsi. Ubwo abasenga nayo bakwibuke mu isengesho ryabo, abantu basenga ahubwo bumva iki kiganiro banyibuke mu isengesho ko ndi mu guca mu bintu binkomereye. Rero nsubire kuri etape y'umugabo. Yego, etape y'umugabo niyo twari turiho, nuko kubera ko ubuhamya bari bwinshi, ntabwo byabura ko tugenda tuzamo, ntabwo byabura ko tugenda tubinyuramo. Rero ni ukuvuga ngo umugabo ntimwakundanye, twakundanye, aransaba nuko ngiye Imana ntajyaga nyisaba umugabo yansabye gushakana, numva ni nk'ikintu gishyashya kingwiririye. None kumva ko ari nk'ikindi kintu gishyashya, ntago nigeze muhakanira. Yewe nari nzi ko ari nyine ari iby'abagabo b'i Kigali babona umugore ari mwiza nyine bakamutereta. Giye muhamiriza ubuhamya ko nyijijwe. Umugabo ko nawe ari nk'umupagani, mu abantu banze bahere ku biganiro by'ahashize barabyumva neza. Umugabo nge ariko yari amaze kungaragariza ko ariko nabwo mbona ko ari ukwijijisha, ko ari ukwiyoberanya kugira ngo ambone. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nagendaga nsenga inyuza mu bakozi bayo kwa umugabo, hanyuma koko umugabo ansaba ko tunabana, ariko ntabwo twakundanye ngo mvuge ngo namenye ubuhamya bw'umugabo wanjye. Ntabwo nabona, ntabwo yagusabye ko mubana uhita ubyemera mukora ubukwe, kubera ko n'umuntu nabonaga kenshi namunyuragaho ngiye nakoreraga, namubonaga kenshi ariko tutavugana ngo tube inshuti zegeranye cyane. Rero ni ukuvuga ngo hagerageje gusatira kumvugisha, mbese namuteze amatwi nzi nyuraho ngasuza mwire mwaramutse. Urumva abo bana banamvugagaho n'abantu nanyuragaho buri gihe, n'abantu bakoreraga ahantu nanyuraga ngiye ku kazi. Ntabwo ari umuntu twamenyanye ngo mumenye bigiye kure, ariko mu kuganira we yari yaramenye bigiye kure, we yari yarakwizeho, ahubwo ni njye utari umuzi bigiye kure. Ansaba ko tubana, mu kunsaba ko tubana rero njye nk'umuntu usenga ntago nahise nemera, cyane ko mu byifuzo byanjye ntago harimo umugabo. Oya,
nari ndyohewe no gukizwa ntago harimo umugabo ntago harimo umugabo mu bitekerezo byanjye, ariko uko Imana ibivuga ahantu hatandukanye uravuga utubwo n'iby'Imana. Ndavuga ntubwo ntago ikintu Imana ivuze rimwe kabiri atari nacyo ndi gusaba, ntago nareka kugiha agaciro. Birumvikana cyane ko nubundi nari umukobwa mutoya, nari umugore mutoya, nta muntu wapfa kureka kunereta. Abantu benshi baraneretaga, ariko n'ubu uracyari mutoya. Acyari muto, ahubwo uraza gusiga nimero yigira yerekwa rwose aritambutse. Twakomeje ubwo n'indi ngingo uraza kutubwira niba ari byo. Rero no kuvuga ngo nk'umuntu wari ukiri muto kandi Imana nanjye imbwira umugabo urugo ni rwiza, kugira umugabo ni ibintu byiza, nta muntu wabyanga. Nanjye naremeye nyine umugabo turashakana, mukora ubukwe bibi rwose. Cyane ko ibyo namusabye byarabyemeye, yemeye ko dukora ubukwe tugashyingirwa, akaza no mu itorero ryanjye. Yaraje mu itorero baramubatiza ari cyose. Yaraje arigarakirwa byose arabyemera. Umugabo wanjye bari basiga bamwita papa, bamwita pasiteri, nanjye bakanyita mama pasiteri. Yes. Umugabo bamwitaga pasiteri bakakwita mama pasiteri. Kubera ukuntu nyine dukunda gusenga. Nawe yakunda gusenga. Twayega tujya gusenga mfasha akaboko, mwaje n'ishakoshi. Yes. Asezaho ibyo bintu uwo muntu wabikoraga yaratinyutse kuremeta ari gusubiza. Ngiyi yarayinshubije. Yaragendaga gufasha akaboko isakoshi yitwaye. Turaza kubigeraho. Nuko rero mumaze gukora mukoze ubukwe, ngira ngo n'amafoto narayabonye no ku kiganiro gishize ndumva dushaka twarayakoresheje. Ikiganiro gishize twarayakoresheje. Ubwo rero ariko umugabo nyine byaje kutagenda neza. Mwageze mu rugo rero. Mugeze mu rugo wabibonye gute? Umugabo yaje kuguhinduka nyuma y'igihe kingana iki? Umugabo nyine amindutse imyaka 3 yari igiye gushira tubana. Ariko namenye ko afite umugore tumaranye imyaka 2. Hajemo ikindi kintu. Muri iyo myaka 2 mwabanaga neza nta kibazo. Mu mwaka wa 2 uri mushira umenye ko yari afite undi mugore. Namabuka yarabimirishe, n'abaramukazi banjye barabimpishe. Iwabo bari babizi baranabiguhisha. Mwaravuganaga se warabasuraga? Cyangwa ni bimwe by'i Kigali gusa ntago bavuganaga nabo? Ko namabukwe turi. Noneho rero ubwo waje kumenya utero ko afite undi mugore. Umugabo yaje bayagiye ku kazi, nanjye nagiye ntashye ndategura nk'uko bisanzwe, ko nzi ko umugabo atajyaga arenza saa 3 z'ijoro adatashye. Mbona saa 4 zirageze, saa 5 zirageze, ndatangira umutima urandya, telefone ye nicemo, ibintu biranyobera. None ariko kubera ko nyine nzi ko umugabo wanjye yari yamaze kunyereka ko ari umuntu ukunda gusenga, ngiyewe natangiye mvuga ati ubu umugabo wanjye yagiye gusenga, ubu yakuyeho telefone, bari mu bihe byiza hano yagiye gusengera. Nuko ubwo wari usanzwe uzi ko ari umuntu usenga rwose nta kibazo. Nzi ko umugabo wanjye rwose akijijwe. Ubwo rero hanyuma tegura rero ameza, saa 6 ziragera, fataho duke ndarura, dukeya ndarya, nja kuri n'umwana nyine. Umwana we yabaga yariye kare akiryamira. Ntago umuhungu wanjye ari gutegereza. Kare yari yariye kare. None ubwo ndangije nanjye nabaga nategereje umugabo ngo dusangire. Umugabo rero mbonye yatinze saa 6 z'ijoro zigeze, ndarura ndarya, ndabatuye yagiye gusenga, bagize ibihe byiza, reka nirira aho azira ararya. Ndaryama. None kubera ko ukuntu dufunga imbere haba harimo n'akandi kantu ko gushiramo ingufuri, none ndavuga ko abafite imfunguzo nshiramo serire, ingufuri sinayishiramo, ndabatasanga nasinziriye ari bwifungurire. Yego. Nuko ndaryama nkajya nicura ngashibuka nkabona umugabo naraza. Nakora kuri telefone ngo muhamagare nkumva niri gucamo, ibintu biragenda biranyobera.
mbona burakeye mu gitondo. Bukeye mu gitondo nagombaga nyine kuzinduka nkajya ku kazi. Ndazinduka noneho mbwira abana ndababwira ati tonto naza kuko umugabo nyine abana banjye bamwita tonto. Ndabaye tonto naza rero simo muhebira biryo bikonje mushyushye isosi hanyuma mu musangere ubugari kubera ko iryo joro nyine twari twariye umuceri. Ndavuga ati simo muha umuceri ukonje mu musangere ubugari. Hanyuma rero njya ku kazi. None nyigera ku kazi telefone irampamagara. Maze kumpamagara ndayitaba. Aravuga ati se ni Zawadi? Ndavuga nti yego. Ati se uzi ko umugabo wafunzwe? Ndavuga nafungiye he? Ngo ari hano kuri station ya police Kimisagara. Yari kuri RIB Kimisagara. Ndavuga ni kwa General Yesu. Ese umugabo wanjye yakoze iki? Itoka shitani. Ubwo urumva imitima none hisi imbana nyinshi. Ndibaza mu mutima bamamagaye gutyo bahita banakupa. Ya telefone ndayihamagara nabakita bakabangumva ngo nagira ngo ngumenyeshe ngo amakuru y'umugabo wawe ngo ngiye ngo nuko ngo bari bambwiye ngo amagare ngo nta kindi ngo nkubwiye ahari ngo ujye kumubaza ibyo afungiwe. Ubwo nanjye umutima wahise umbura amahoro. Icyo gihe ukazi twari dufite n'akazi kenshi naraye ntasabye uruhushya mbona ni ibintu bigoye. Ndangije nk'umuntu ufite inshingano rero zo kwita ku bana akazi urakubaha ikintu kiguha amafaranga uracyubaha kurusha uracyubaha. N'umugabo nari mwubashye ariko nk'umugabo wanjye nk'ukuntu nzi tubanye akenshi bimfasha kubana ari ngiye ugomba kubihiga. Nyine nanavuze nago nakwivumbura ngo mve ukazi ngo ngiye kureba umugabo kano kanya ndeba imirimo yose inegereje. Ngiye nahise mworeshwa nshoboye mpamagara umukristo nyine dusengana umuntu nzi nyine nakwifashisha nago nawe mu bantu mubanye ubuzinga mfite ikibazo kiniki nakwifashisha hariho nakwitabaza. Nanjye nahamagara umuntu nzi nyeka nakwitabaza. Ndamubwira ati rero muye n'ikibazo. Ati kihese? Ndabata umugabo wanjye bambwiye ko afunzwe kandi yaradatase. Ningiye narinzi ko umugabo wanjye yagiye mu masengesho akaba yarayeyo. None inkuru ingezeho ko afunzwe sinzi icyo afungiwe. Mbabarira ungire kuri RIB Kimisagara nyine uterete baguha umugabo wanjye muvugane umenye icyo afungiwe hanyuma umbwire nanjye ndema agatima nanjye ndakora akazi vuba nyuma ya saa sita ndasaba uruhushya ngiye kureba uko bimeze. Ambera imfura umuntu dusengana ngirayo. Ahageze kubera ko ari n'umuntu mukuru rwose baramumuha hanyuma baravugana ariko yanga kumubwira icyo afungiwe. Aramubwira Yesu ashimwe ati ibi ni ibigeragezo Satani abateje abantu b'Imana. Ati nyine nuku ati nanjye sindamenya ibyo mfungiwe. Ati nyine nimbimenya ndababwira. Ati gusa mukoreshwa mushoboye madamu angereho kare. Ati mumumbwirira ngereho kare. Ati buriya nanjye ntago RIB iramenyesha icyo mfungiwe. Umuntu yarafunzwe RIB ntiyamubwira icyo umufungiye. Umugabo ngiye mbere undi wundi mu kanya gato nkako gu. Ubwo rero umugabo umuntu natumye yaramamagaye aravuga ati nyine bamumpaye iminota 5 yonyine. Ati mu minota 5 rero bamumpaye nawe yambwiye ko ataramenya icyo afungiwe. Ariko yambwiye ngo umushyire ibi nibi hanyuma ngo arije wasanga amenye n'icyo afungiwe. Ubwo rero naje kujyayo. Akoresha uko nshoboye saa 8 nari mpageze. Nkihagera rero urumva Kimisagara na ahantu nsaziye. Nubwo nakunda kugira ibibazo mu bayobozi ariko akenshi isura tuba tuziranye. Baba bakuzi. Nyine nagezeyo umuribu abarambonye nyine ndamusuhuza ndamubwira ninje kureba umugabo wanjye. Ati umugabo wewe? Se umugabo wanjye nafungiye hano? Atuhe yarakuze. Ni muribu nyine twari tuziranye ariko nago yarazi umugabo wanjye. Atuhe se umugabo wanjye bambwiye ko baraye yafunzwe ejo sinzi isaha nariko bambwiye ko ari hano. Muri barabatireka nze ndebe mu gitabo muri machine abantu bafunzwe ejo. Abantu b'abagabo bafunzwe ejo arandebera ambwira
arambaza ati umugabo witwa nde, ndamubwira ati ati tuse n'umugabo nti ati ati niwe wasezeranye n'umugabo ufite undi mugore ato ni kwa Jinara Yesu ngiye umugabo wanjye afite undi mugore ati gukomanda ati niwe mudamu batubwiye ukunda gusenga ati ntabwo nari nzi ko ari wowe ngiye ati umugabo wawe afite undi mugore ati buse mukeba uramuzi ndavuga ati ntabyo nzi nuko afite umugore ntabyo nzi ingenzi ko umugore w'umugabo wanjye ari jyewe nyine ati baba ati umugabo ni umunyamanyanga 100%. Ati umugabo yasezeranye nawe afite n'undi mugore basezeranye ati nuko bimeze ati mukanya mukeba we nawe arabageza aha twamubwiye kagaruka sawa ubye bintu wabyakiriye gute mu mutima ibaze nawe iyo nkuri kugezeho ndashaka kujya ukuntu wayakiriye ngewe nyine nabaye nk'ugwiriwe n'isi mita nibaza ku Mana ngewe nahise nibaza ku Mana cyane nahise nibaza ku Mana ndavuga nti ko nzi ko abashakanye ari babiri dusezerana twabwiye ko batandukanywa n'urupfu none umugabo wanjye nimba afite undi mugore basezeranye ngewe se ndi urupfu nje gutandukanya abantu babiri ndavuga genda akijijwe ntago ndi urupfu ntago nje gutandukanya ndavuga ati ibyo bintu ntago biba ntago Imana yabinkora ati nibyo timukanya mukeba warabageza umva uko tukinabivuga ahita avuga ati ahubwo ntazapfa avuga ati dore nguriya karabaye nuwuhese urumva sinari muzi umva nahise nibombarika ndavuga ni nuwuhese ati mukeba wawe nguriya ati doriya nyine ndamureba ubwo nyine urumva mu mutima mfite n'ubwoba mfite agahinda ariko mfite n'ubwoba bw'uko mfite mukeba ndi umukristo ntari muzi urumva ni ibintu bibabaje biteye n'ubwoba binashekeje ariko ku ruhande rumwe abantu kuri ribo bari barasekaga urumva abagabo bari guseka bumirwa ukuntu umugabo yemera agasezerana n'abagore babiri mu Rwanda erega icyo bintu utarashiritse ubwo ntago wabikora urumva ubwo baravuga ati deka duhamagara umugabo wawe aze mwivuganira atuceceke numubwire ko twakubwiye icyo afungiwe ati abantu atumaze kohereza hano haje abantu ati cyo kora munaziranye n'abantu ati hano amaze kuzaho umugabo afungiwe abantu bambaye utumwijosi ati haje abantu rwose biragaragara ko muri abakristo ati haje abantu b'abakristo gusa ati batubaza icyo umugabo afungiwe atari ku mugabo yaratubwiye ngo ntituzamuvugira inkuru kimuvuge ngo azajya akivugira urumva none se zawa mukeba wawe aho ngaho mwaravuganye mwaraganiriye cyangwa mukeba yanjye yari afite amahane kuva nabaho ariko nkamwumva ngiye mwicecekera yari afite amahane ntabwo ashaka kuvugana nanjye habe na gato yari afite amahane menshi umugabo wanjye rero yangeze imbere amera nk'inkoko bamennyeho amazi kundeba arabitinya mbese kumvugisha akareba hasi arabakavuga ati nyine sheri nyine naragukundaga nkurikije nuko nyine ukijijwe ati najya ngerageza kuba nakubwira ko mfite umugore ati ngahita numva wahita unyanga kandi nyine ngukunda ati ngerageza niko yakubwiye ati nyine ngewe igihe cyose yo twaganiraga nabaga numva udafite gahunda yo kubana n'umugabo ufite umugore ati rero najyaga njya gushaka kubikubwira ati umutima kandi ati adahita nyanga nuko ndamubwira nariko buriya iyo ubimbwira byari kuba byiza kuruta ko mbimenyera muri leta nari guhamagara umugore wawe hanyuma kuko ngewe ntago nari nzi icyo mwapfuye n'umugore wawe ariko urumva n'ubundi mbimenye ko ufite umugore tubana ariko iyo ubimbwira mbere tutaranashakana ngewe mbere yuko dushakana nari guhamagara umugore wawe kandi nari kubikora sivure ntago ari ukwijisha imbere ya kamera ngewe nari kubikora nari kumuhamagara nkamubwira ko umugabo wawe ari kunsaba ko tubana kuko nibyo ni mu kibana mufitanye gatanya nibyo umugore yambwira ati nibyo
nkamuhamagara n'ubukwe bwacu akabutaha ko urumva we nta nagatanya bari bafite ntayo ariko ngo bari kuyisaba ntayo byari biri mu nkiko cyo kora ngo byari biri mu nkiko nibyo umugabo yanyeretse nibyo umugabo yanyeretse ko byari biri mu nkiko ni nacyo cyatumye mubabarira. None se Zawa ikibazo ngiye mfite iwabo w'umuhungu w'umugabo wawe ubukwe barabutashye sinakweretse amafoto niko ntago mbazi ngewe. Yesu we barabutashye rwose ababyeyi be bwite nuko amafoto yaba menshi wayashyira no kuri kamera nta barabutashye mabukwe yari ahari rwose namuhaye igiseke mu impano umukobwa ha nyirabukwe data bukwe yari ahari namuhaye inkoni mwambika ingofero impano umukobwa haseye bukwe narazitanze muramukaze wanjye yari ahari ibyo umugena akorera muramukazi we narabikoze mbese kandi byose bari babizi ko umuhungu bari babizi boko umuhungu wabo afite undi mugore akamara amazi ariko ngo yarababujije kubimbwira uwo muhungu ngo yababwiraga ko yabimbwiye ariko bo bazaceceke ntibazabivuga yarabwiye ati umugore wanjye narimubwiye mwebwe nimukajye muzana izo story z'umugore zuko nari mfite umugore muzizana ku mugore wanjye umugore wanjye arakijwe umugore wanjye arasenga nimukaze kutubangamira ngo niko yababwiraga niko mabukwe yambwiye namura mu kazi wanjye yabibabwiye bikubwiye nyuma nyine babimbwiye nyuma nyine mbatonganya mbabwira ni muze mu bukwe mbona muri abakristo abadivantiste bakijijwe b'umunsi wa 7 hebaga data we mukijijwe ariko urumva ukuntu satani yangambaniye mu buryo bwose Zawa rero amakuru buyamenyeye kuri RIB abarabikwibwiriye noneho urumva ni ikintu gishya kije nari mbanye neza n'umugabo ni ikintu gishya kije kandi gikomeye nta kibazo mwari mufitanye ntago navuga ko hari ikibazo twari dufitanye ntacyo nutubazo nyine nutwo abantu bose bafite urugo bahura natwo yego nta kifatika cyari gihari cyuko nyine ngiye mbanye n'umugabo wanjye twari tubanye neza ubwo hazamo icyo cyuko afite umugore nyine ni naho umuzi wo gusharira w'ibigeragezo byose wahagurukiye urumva naricaye ndatekereza se umugabo mureke mutererane basi none nge nareba na mukebo ngo wenda mboneka afungishije umugabo mu buryo bwo kumukunda ngo mumuharire nkabona shwi ahubwo mukeba nagerageza kumuvugisha mvuga ati tuganire tuvugane ku kibazo ngewe uri umugore nanjye ndi umugore tuvugane ku kibazo cy'umugabo wacu ati agahita nuka ibitutsi byinshi nyine ntasubiramo nk'ukuntu usenga ntabwo nasubira mu bitutsi umuntu yanutse kandi none se umugore we yabaga hano i Kigali oya umugore yabaga i Cyangugu okay yabaga i Cyangugu Cyangugu niyo mpamvu byanamworoheye kuba gukora ibyo byose birashoboka ariko umugore amakuru mfite ngo umugore yarabizi dushyingirwa yarabimenye ngo yarabizi kuki ataje guteza akavuye mu bukwe umugabo yari yaramuhaye amafaranga yamuhaye amafaranga kuko urumva umugore n'ubundi ngo bari bafite ukuntu batabanye neza n'umugabo ariko giye ibyo ntibindeba none se umugabo ubwo n'umugore we wari yareze umugabo rero noneho umugore ni wari wareze umugabo yari yareze umugabo wawe yareze umugabo we yifuzaga iki noneho mukeba wawe rero icyo yifuzaga ntago nakinjemo cyane cyangwa ntabwo yaragitangaga indezo umugore yareze avuga ko umugabo yataye urugo yamutanye umwana n'urugo niwe bari muri divorce yarabonye ahubwo ingingo imurengera neza umugore yareze umugabo avuga ko umugabo yataye urugo umugabo nawe nkamubaza ese kubera iki twashakanye ufite umugore ukabimisha ati umugore n'ubundi wanjye twari turimo gutandukana ati nkubonye ndagukunda ati mbona niwe mugore tuzashakana ati ndagutereta ngize amahirwe uranyemera ati hanyuma rero nibwo nafatiranye ayo mahirwe yuko wanyemereye kugira ngo dushakane ati nari nzi ko nzabona divorce n'uyu mugore vuba ati hanyuma rero divorce itinda urubanza rwacu nimba rutinda kwemerwa nge ntago mbizi bya divorce ntago mbisobanukiwe nuko yambwiye hanyuma rero ubwo umugabo
avuga ko ariyo mpamvu yabimishe ko yari ari gutandukana n'uwo mugore. Ndavuga gute kandi bagiye muri mashini bagasanga barebye igihe umugore wa yasezeranye basanga ni wasezeranye imbere, basanga ngiye ninjye uri muri mashini ninjye wari kwanditsweho. Ubu urumva ni bimwe bya mbere byari bitarajya muri system. Birashoboka kuko ibi bya system bije vuba yango ni mu gihe cyanyu nubwo byari bitangiye ku oya za 2017 18 ngirango bishobora ko ariko byatangiye neza ko ariko hari aho byari bitarajya muri system rwose. Ivodi ni ibintu bishekeje. Umugabo wanjye yasezeranye 2010 nimba ari na 7 n'uwo mugore, nanjye dusezerana 2021. Karabaye nta n'imyaka yaciyemo. 2017 nimba ari na 18 nimo hagati muri iyo myaka ibiri. Bari bafitanye imyaka abana bangahe? Umwana umwe icyo gihe, umwana umwe mutoya. Ni kuvuga imyaka y'umwana w'abandi. None hariko ikintu nyamukuru. Urumva umugabo wanjye twaratandukanye. Anyway yaje gufungurwa terero. Yarafunguwe. Nyine naramukurikiranye nyine nk'umugore we arafungurwa. Ntago nari kumutererana. Agaruka mu rugo. Ariko bimbana ikibazo. Asa nk'ugarutse mu rugo, ariko ngiye nafashe icyemezo cy'uko ntagomba kubana nawe kandi afite umugore. Nicyo cyemezo nari nafashe, ariko umugabo akaguma nyinginga, ariko jewe ngo mafashe icyo cyemezo. Ngo mafashe icyo cyemezo ndavuga ntago ndi urupfu rwo gutandukanya abantu babiri, aho menyeye ko umuganje afite umugore ubu ntago akiri umugabo wanjye. Ariko noneho umuryango mabuko akambwira ati umugabo yarakudushimiye kuri umugore usenga, umugore ukishijwe, ati rwose ibyo nubyiteho n'ubundi uriya barimo gutandukana. Ati nubyiteho rwose, ati umugabo yarakudushimiye kandi turagukunda. Nuko nareba wa mugani abantu n'ubuhamya bwanjye bwagiye bukageraho bakaba baguma bankunda, abantu nyine bihanganiye ubuhamya bwanjye n'umugabo wanjye akabwihanganira cyane ko twanaganiriye mbere y'ubuhamya. Nyine umugabo wanjye nguma mukunze, ndavuga reka mubabarire wa mugani ntago ari we mugore wa mbere wabusha umugabo wa mbere wabushatse abagore babiri. Ubwo uriya batandukanye kandi akaba atari igihe uri kubatandukanya, nkaba nanabimenye twarasezeranye tubana, umugabo reka mubabarire. Ariko nyuma y'imbabazi kumubabarira nabwo n'ubundi birangira dutandukana gute rero? Niho nshaka kwibaza. Wari umubabariye kandi nta kibazo mwari mufitanye, ababyeyi baragukonvense, uraretse umugabo agarutse mu buryamo bwe. Umugabo yaragarutse rwose, twongera tubana neza. Tubana neza, noneho nyine urumva niyo gatanya akajya yijyamo mbizi. Akambwira amatariki babaye kwitaba mbizi rwose, n'umugore yarajyaga bivuga ko adashaka kubana nawe. Nawe yabyivugira. Nari narabyumvishe, niyo mpamvu umugabo noneho nari naratuje mvuga ati ubwo umugore ntamutwaye umugabo ntababyemera. No ku rukiko twahuriragayo nyine bagiye muri bya biganiro by'abagabo n'abagabo bagiye gutandukana, ngiye gusa nasigaraga hanze. Ubwo umugabo rero dutandukanyijwe n'ubusambanyi. Oyase. Byaje bite seza wa kuvuze ko mwaye mubanye neza? Nyine umugabo namufasha ariko nshinyuma. Ngo namufasha ariko nshinyuma kandi nabwo sibwo budutandukanyije. Naramubabariye. Nabyo warabimubabariye? Nabyo naramubabariye, naramufashe gutya amaso ku maso mu nzu aho tuba, ariko wese mu nzu yanyu se? Mu nzu yanyu? Yacu ubuyobozi barabizi. Mu buriri bwawe se? Mu buriri n'abaturage barabizi. Ariko nshinyuma umugabo museza wawe wari wagiye he? Cyangwa kubera ko kanyuzemo ntago wari kimugandukira aravuga ati reka nayo konti. Ahubwo namugandukiye kurushwa namugandukiraga. Ni Satani nyine wagambiriye gusenya urugo, aranabikora umugambi ugerwaho. Kurumva namufasha ariko nshinyuma. Byagenze bite kugira ngo umufate? Wari wagiye he? Nari nagiye guhiga, nari nagiye ku kazi. Nari nagiye gushaka ubuzima. Nari nazindutse nagiye mu Nkunda Amahoro saa 10. Saa 10 za mu gitondo? Uranazinduka. Nari nagiye mu Nkunda Amahoro saa 10, hanyuma ndangura ibyo ndangura, ngaruka mu rugo guhindura imyenda, nibwo nasanze ariko nshinyuma saa 9 za mu gitondo. Saa 9 ariko yari yaharaye nawe?
ngo nagiye saa 10 ngo aza mu masaa 11 nuko nabyumvisha abaturanyi babivuga babonye umuntu yinjira iwanjye mu masaa 11. wewe wahavuye saa 10 asuga umuntu winjiye saa 11 yari yaraye ku muryango yari yaraye hanze no wari wabuza arara aravuga ati ngize amahirwe mbonye aho nyinga umusaya muri iki gitondo. Kareka no umukecuru w'umusirimu ntago ari umuntu wari wabuza harara. Umuntu rwose w'umusirimu wansenyeye. Mbese naramufashe ndanabababarira ariko umugabo birangira ateye amahane nabwo arongera afungirwa ubusa arongera arafungwa. Yafunzwe gute rero kandi wari wamubabariye? Yasuzuguye abayobozi nyine baje kunyinguriza kuko umugabo yaranze kunyingurira. Abayobozi byabaye ngombwa ko nitabaza inzego z'ubuyobozi zishinzwe umutekano kugira ngo zize kumfunguriza. Umugabo yari yanze kumfungurira nayo maze amasaha 2 inyuma y'urugi. Rero biba ngombwa ko nsaba ubuyobozi bukaza kundebera n'icyabaye iwanjye kuko nakekaga ko umugabo wenda izo saa 10 nagiye hari uwamwinjiranye akaba yanamwishe. Kuko dutuye muri quartier irimo abantu benshi yakavuye ukuntu. Narabuze nshaka kuba nagiye akagira umuntu winjirana umugabo wanjye akaba yanamwishe. Nuko wowe nicyo wahise utekereza? Icyo natekereje. Ubwo rero ubuyobozi ko bwaza bukamfasha kumfungura ko navugaga niyo nakwica urugi nkinjira mu nzu se nsanzemo umurambo namenya ari ibiki. Ariko bwo bumfunguriye tukinjira mu nzu ikibazo mbonye tukakibonana bose bahari nawambaza byinshi. Naba natabaje narafungura. Rero ubwo abayobozi baraje umugabo nabwo afungura hashizemo nk'isaha abayobozi bakomanga. Ubwo rero nibwo nasanze umugore ari mu nzu mu cyumba. Satani yangambaniye rwose byumve bari bacyambaye n'ubusa. Ubuse wumva ukuntu Satani afite imbaraga. Nta nubwo bigeze bambara. Bambaye ninjiye mu nzu. Nibwo bambaye? Aha. Ninjiye mu nzu. Karabaye. Nabyose. Ninjiye mu nzu ariko ubwo umugabo nyine barafunzwe ko yateje amahane. Abayobozi nyine biba ngombwa ko ikibazo cyacu kigera mu buyobozi. Kandi wewe wari wamubabariye? Nayo namubabariye ngo tunagumane umugore agenda ariko umugabo abwira n'abo bayobozi ba ngombwa ko tugera muri RIB. RIB rero ntago bari kumuhereza nyine bahise bamufunga. Bita bijya no mu nkiko. Mu nkiko rero hageze hanyuma rero ubwo biba ngombwa ko bamumagaza nyine kuko umugabo yavugaga ko tutasezeranye. Ngombwa ko bamumagaza ngo nzane nyine ibigaragaza ko twasezeranye. Ndabijyana nyine njyana attestation de mariage njyana iyo mu murenge niyo mu itorero. Bansaba n'amafoto yewe nayo ndayatwara mu rukiko. Ubwo rero barangije bahita bavuga ati umugabo wawe n'umusaza afite ikibazo. Ati yavuze ko nta mugore ngo umugore agira ari umwenga ari w'icyangugu ngo nawe ngo bari gutandukana. Yahise kwihakana? Yahise anyihakana. Urumva? Ubwo rero nibwo umugabo namukurikiranye kuko nyine icyaha cyaramuhamye kuko najyanye ibimenyetso babona ko nyine twasezeranye icyaha kiramuhama. Cyane ko banabyemeraga ko basambanye nabwo barabyemeraga. Kimuhamye rero bagombaga kumufunga ngo hagati y'umwaka cyangwa amezi 6. Nanjye ndeba umugabo wanjye gufungwa nanjye ukuntu yesa nkunda n'imbabazi nanjye Yesu yamaye. Kandi n'undi mugabo nari namubabariye tukiri no mu rugo kari uko yagize amahane ku bayobozi. Umugabo nyine ndagenda ndamukurikirana banegeka kwandika impapuro nimba nshaka kumufunguza zimubabarira. Bambwira ko ntazanagarura ikibazo cyanjye nawe muri leta kubera ko mubabariye. Nuko ubwo ndabati ntacyo nzagarura. Umugabo rero arafungurwa. Afunguwe rero yaje mu rugo. Ndongera ndamwakira. Muko mwakira rero nk'umugabo wanjye naravuga tubagiye kunsaba imbabazi zuko namufasha nshinyuma. Ndamwakira umugabo turaryama nk'uko bisanzwe. Ndamwakira buracyana ninjoro mbese inshingano z'umugore ndazubahiriza. Yaje ntani ataranasaba imbabazi.
na gahunda zigeramo nyine ntabwo yari kunkoraho ngo muhakanire. Naravugaga ati iki ni ikigeragezo ngomba kucyakira. Ubwo rero umugabo ngira ngo wenda ubwo abona nta mujinya mfite nta burakari, naranamusengeye nyine mwereka ko nyine nta mutima mubi uri muri jyewe. Nuko umugabo bwarakeye nyine aragenda. Nagiye ku kazi nsanga yapakiye ibyo ashaka yagiye, ibyo ashaka byose nyine yagiye. Nuko ubwo rero nyuma yaho umugabo wanjye agendeye, ubwo ntatangiye guhura n'ibintu bitandukanye mu buzima bwanjye ntarabona. Mbese niho natangiye guhura n'indwara zitagaragara gutya amaso ku yandi, indwara zinzengererezamo imbere muri jyewe, ibintu bikamfata bikaniga bikansakuriza, indwara zitandukanye nkaribwa. No hambere ku itariki zingahe z'ukwa kabiri na 15 ubwo nari ndi kwa muganga ndi mu bitaro, uburwayi bwanjye nyine bwayoberanye, niho nakubwiye ngo bashatse no kuntarasifera indera. Niho nabikubwiye mo hagati. Uburwayi bwanjye bwaraberanye, urumva nge nta bwenge nari mfite, nta nubwo nari nzi ibyo, ntago nari nzi ngo ukomeze nyine nibo abantu umuntu wari ungwaje ni ubimbwira. Ubwo nca no mu cyuma nyine ibintu byaramfataga ngahera umwuka, mbese nababara iki gice bingahera umwuka kandi bikaniga sindye simvuge simire, bikandekura kanya gato gutyo byanandekura nkamera nk'umuntu udafite ubwenge wataye ubwenge. Urumva ibyo byose biba aho umugabo agende, kandi bikaba si ibintu biba ngo birangire, ni ibintu biba umwanya muto, nkamara nk'iminsi 3 nafite ubwenge, mbese meze gutyo. Undi munsi nkaba ndi umuntu ufite ubwenge, nkajya gusenga, nkajya mu mirimo y'Imana, ibikorwa byose nkora nkabikora. Hakaba ubwo nkuko navayo mwongera ngahura n'ibyo bibazo nyine, nkivuza, mbese amafaranga yanshizemo none umaze igihe ndwana n'inzoka. Urumva abantu bamwe bati jya kwivuza mu binyarwanda, nkaba bati genda kijwe ndasenga, ntago nakwivuza mu binyarwanda, genda umukristo ndakijijwe. None iyo nzoka niyo ingeza iranzengereza. Inzoka ndwana ndarana na Bibiliya, n'ubundi naranaga nayo, ariko noneho ndarana nayipfumbase, mvuga ati basi ni intwaro yanjye. Ndaranyipfumbase kubera ko urumva nyine wenda abantu bashaka kuvuga bati imuke mu nzu, ariko nta hantu wakwimuka umuntu ukuroga. None se ubwo akazi kure cyabasha kugakora? Ashwi ni nkaho ntakora, ni nkaho nta kazi. Uti nta kazi, amafaranga yanshizeho nivuza. Amafaranga yanshizeho, urumva mfite n'abana nitaho, mfite ibintu byinshi binyenera, kwishyura inzu. Icyo ndi kugeza ku bakunzi banjye, ku bantu b'Imana, ku nshuti, abavandimwe, nzi ko nyine Abanyarwanda n'abatuye hanze bose ari abantu b'Imana, kandi abantu turakundana. Abantu turakundana, ngenda mbona ko hari abantu bafite urukundo aho ibyo byose bimbereyeho. Urumva giye nagiye nk'urugero nka kano urabona n'utuntu twa Bikira Mariya na Yezu, ni umubikira ukanyambitse no mu masera. Icyo gihe nyine ndi kwa muganga, avuga ati umukobwa nyine babanyita umukobwa, nimba babona ndi umukobwa babanyita umukobwa, ati uyu mwana w'umukobwa ati izi indwara ya n'amashitani, ati umwana uhera umwuka neza ukabona yataye ubwenge, ati reka mwambike kano kantu Yezu na Bikira Mariya bamurengera. Urumva rero ni ukuvuga ngo ibyo bintu ndi guhura nabyo ngiye kuva nabaho, ntago nyine ngenzi ibintu byo kwicara mu byo kuvuga ngo ngiye mu bapfumu kuraguza kugira gute. Ngewe gahunda zanjye ni mu Mana, niyo nateshukaho gato nkagwaho gato, ariko mbyukira mu Mana. Ngewe ntago ngo mvuge ngo nguye mu bintu byo kuraguza guterekera, ntago mbizi ndanabitinya. Nizera Imana ko ishobora byose, ariko wumve ngo ndakomerewe.
ubwo nyine abantu basenga uwo musada wo gusenga nawo bawutange, bansengere, ndasaba inkunga y'amasengesho, ubufasha bundi bw'imibereho rwose. Umuntu wawe ufite umutima ufasha, umutima utabara yamfasha, kuko mfite ibibazo byinshi. Urumva ni nkaho gukora bitagikunda, nubwo wenda umuntu yari mu buzima arapfundikanya ntago wakwicara, ariko imikorere ifatika yo ntayo. Ntago navuga ngo ndi gukora iki nta mikorere ifatika runaka navuga mfite. Ubuzima nyine burangoye, kandi nyine mfite n'abana nitaho, birangoye. Zaba ibyo byose abantu barabyumva. Umuntu ufite umutima w'urukundo ntago yabura kukwitaho. Ahubwo hari ahantu utadusobanuriye iyo mpeta umugabo yaje kuyigusubiza gute? Wasanze yayigusigiye umunsi agenda? Nkuya yarayimaye gutya turebana. Yayiguhereye he? Yayimereye mu buyobozi. Muri icyo gihe yari ari mu buyobozi. None se ko yari yagusubije impeta, kuki wamwemereye ko agaruka mu rugo afunguwe? Hari ukuntu iyo nekereje ko nababariye ibyaha byinshi, hari ukuntu nekereza ko umuntu ashobora gukora ikintu yavangiwe, nkavuga ati wenda bikoze ahubutse. Niyo mpamvu namwakiriye, namuretse akazi, kandi nta nubwo nari kumubuza kuza. Rega ni umuntu, nubwo wenda hajemo icyo cy'uko afite umugore, ariko ni umuntu nari nahaye ubuzima bwanjye, ni umuntu nari nakunze n'umutima wanjye wose. Ubwo rero nta nubwo nari kumubuza kugaruka mu rugo, kandi n'ubundi umugore yari yaravuze ati ntabwo mushaka, n'ubundi turi gutandukana, mubane, ibyo birabareba. Urumva ntabwo nari kumubuza, nari namubabare n'umutima wanjye wose. Rero ubwo we aragenda nyine yaragiye nyine. Ubwo sinavuga ngo yagiye, icyo nzi cyo nuko uwo namufatanye, ntabwo navuga ngo barabana cyangwa ntibabana, n'ibyabo ntabwo mbizi, sinkeneye no kubimenya. Ariko gusa nuko nzi ko aho agendeye nahuye n'ibibazo no guhangana n'imyuka mibi itandukanye igaragara ko ari iy'amarozi. Yego. Wenda turimo tunagana ku musozo. Kare nigeze kuvuga nti ufite iyereko wenda wasanga ari buri tambutse. Nyuma y'uko umugabo agiye, wenda ubwo biragusaba na divorce. Ese witeguye kuregera divorce? Ese nyuma ya divorce nuramuka uyibonye bwo uzemera kuba wakwishumbusha undi mugabo? Ntabyo ngewe ibyanjye byose mbyizerera mu Mana. Ngewe gahunda zanjye ntago navuga ikintu Imana itemeye. Ntago navuga ngo nzashaka undi mugabo cyangwa se nzamushaka, kubera ko hari akantu kajya gacaho mu tuntu kavuga ngo igikomere watewe n'umuntu, hari igihe Imana izana mu buzima bwawe undi muntu wo kukikomora. Hari igihe haboneka unyomora igikomere, ariko ntabwo icyo ngicyo ari cyo ngendereye, ntabwo ari cyo cyihutira. Ubikimbabaje n'ubuzima bwanjye. Ntabwo uteganya kuregera divorce? Divorce rero ntabwo navuga ngo nteganya kuregera divorce, kubera ko urumva n'ubundi ntabwo nareka gusaba divorce, kuko urumva umugabo yarantaye, kandi mukunta yansigiye n'impeta yanjye. Urumva yarantaye, kandi ntadutandukanyijwe n'ubusambanyi, bigaragare ko uwo nabasanganye ubwo nyine niwe bari kumwe. Rero urumva ntabwo nareka gushaka divorce, ahubwo abanyamategeko nanjye bazandengere, bazamfashe, nimba shaka bazamfashe, bazamfashe, ndetse n'abanyarwanda rwose muri rusange. Ndababwira ko ndi umugore wahuye n'akababaro gakomeye, ndetse n'abayobozi rwose. Kurumva nimba mfite abana ndera, n'ubundi n'abayobozi barabizi, cyane ko hari n'ubufasha bwavuye ku bayobozi, ariko bwaje mfite ikibazo cyo kwishyura kwa muganga, bwaje mfite ikibazo cyo kwishyura inzu no kwa muganga. Ubufasha buto bwaraje bwo kumfasha kwivuza, ariko bwaje mfite ikibazo nyine cy'ubuzima. Ntabwo bwari buhagije.
ubwo rero zawa reka twizere ko haracyariho abantu bafite urukundo bafite umutima ufasha kandi twizeye ko rwose bizagenda neza twizeye ko bizagenda neza kandi Imana igushyigikire ndetse n'abasenga bagusengere kubw'icyo kibazo ufite kugira ngo nacyo ubwacyo ni ikindi kibazo kiyongere kuri ibyo ngibi bindi. Ni ikibazo cyane kinkomereye kuko urumva umwana we ntago abazi iyo akubona wambaye umeze gutya ntago abazi ngo mama nta kintu afite. Urumva abazi ngo mama n'ubundi aracyafite bwa bushobozi. Ibyo bindwanya biza muri jewe. Ntago wenda navuga ngo ni ibintu bindyamisha ngo mpwere burundu ngo mvuge ngo wenda buri muntu wese yabona ikibazo cyanjye. N'igihe binzengereza nicaye nka gutya nkata n'ubwenge nicaye nka gutya ariko ndasenga n'abandi kandi nizeye ko bagiye kunsengera. Yego ndashyiraho nimero ya telefoni. Nibyo nagiye kuvuga ku wifuza kukuvugisha yakubona guteza wa umuntu wifuza kumvugisha nimero yanjye ni 0782 39 25 69. Ikindi toze ikiganiro nshimira hari umuntu wamfashije ntarahura nawe wamfashije akurikiranye inkuru y'ubuhamya bwanjye bwa mbere abonye ndwaye aramfasha. Imana izamumugisha rwose. Uwo muntu ntago turahura yampamagara kuri telefoni aravuga ati nabonye uri umugore ufite umutima mwiza wo kumenekera Imana ndetse n'abanyarwanda ukavuga ibyawe utabeshya kandi ufite isoni z'uko wabikoze ariko udafite isoni zo kubisabira imbabazi. Ati rero ngiye narakunze ati mpa nimero yawe telefoni nkugurira agasukari. Ndamushimira rwose isukari ye yangezeho. N'abandi bantu bafite umutima wo gufasha bamfasha kandi n'abantu bafite akazi bamakazi. Yewe n'abantu bafite akazi bamakazi mu kazi nashobora ntago imirimo yose nayishobora ntago nise. Uwumva hari icyo yagira yakubaza icyo washobora nimero iriho. Ushobora no kuba utagishobora ariko akagutoza ukaba wagishobora. So urakoze cyane reka tugushimire kandi tugusabe ukomeze ugire umutima ukomeye. Mu Mana byose birashoboka. Uyu munsi tuba dufite ibyo bigeragezo ariko ejo haba hari uguseka. Yego uri guca mu bihe bitakoroheye ariko nyuma y'uko hari ibihe bibi ibihe byiza biraza. Nyuma y'uko imvura iguye izuba rirava. Yego.